ahubwo tumenye gusenga byose twese bose twese inyagasani Imana yacu ubasha bwawe butagaragara gukorera ibintu ugaragara mu Yesu n'amagambo yawe kandi wakoresha uburyo bwigisha amazi warimye kugira ngo tumenyeshe ingabire y'abapisi Imana yacu isigena niyo wabonerwaga hejuru y'amazi kugira ngo kamere y'amazi ishyirwe mu bubasha butagatifuza Imana yacu igihe gisezeranye umuzuri werekanye uburyo umwuka umurikira kuko amazi yashoye mu byazizwe n'ibyaha ni ukuvuga ku butungane Imana yacu we wamurikira abantu bahamwe inyanja y'umutuku kugira ngo umuryango wawe urokoye ubucakara ushushanye imbaga y'ababatijwe Imana yacu we wawukunda yabatijwe Yohana mu mazi ya Yorodani maze yasengeye aho mutagatifu kandi imbere y'abami umusaraba mubavuye hafi y'amaraso n'amazi n'amara y'uzuka yategetse abigishwa bati nimugende mwigisha amahanga yose mubatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu none rero mwese rero mubageze Kristo yawe maze ukure Mose wakorera batisimu Roho Mutagatifu nasendereze muri aya mazi ngakweza umwana wawe w'ikinege kugira ngo muhore n'ishusho ryawe batisimu muhagire umwanda wose w'umusazira maze agire umugisha wo kuvuka umugisha ugambana na Roho Mutagatifu turabirize Mana yacu gira umwana wawe maze ubasha bwawe Mutagatifu akugire kuri aya mazi kugira ngo abatizwe bose bazahamane na Kristo bazashyikire kubaho hamwe nawe mu bugingo bw'iteka kubwa Kristo umwami wacu. Tugiye gukurikizaho twese kongera gusubira amasezerano y'Imana kwa ibyaha